Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV nakagaruka uyu munsi nanone twongeye tubagerera ku makuru agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye muri studio za Buganza TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho incamake z'amakuru zivugwa hirya no hino ku isi mu byatambutse ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri murandasi. Yes, reka rero tunyarukire hariya mu bihugu byo hanze cyangwa se mu bihugu bya Aziya nuko igice gisoza Squid Game kigiye gusohoka hanze cyangwa se kigiye kujya hanze. Naho ku mugabane wa Amerika cyangwa se ku mugabane wa Amerika nuko umuraperi akaba n'umunyamuzika cyangwa se umushoramari Jay-Z yahombejwe miliyoni zigera kuri 190 z'amadolari mu kirego cyo gusambanya umwana w'imyaka 13. Naho turaza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ho umuntu bita Kevin Kade ndetse n'umuntu bita Chris Hizi na Beni bakaba bashyize umucyo ahagaragara mu bibavugwaho yuko bashishuye indirimbo ya Makanyaga Abdul. Rero munyemerere mu kanya tugiye kurambura aya makuru nkuko mubikurikirana hano muri studio za Buganza TV, muri kumwe nanjye P1 afatanyije na MC Maurice ndetse na BGD. Alright, rero reka tugiye kubashyiraho amakuru arambuye mukurikire hano muri kumwe natwe muri Buganza TV. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Aha, muri uyu mugoroba mumeze mute MC Maurice? Yewe tumeze fresh, tumeze neza kabisa, turimo turabona amahumbezi, akavura karinganiye, kameze neza, nakayaga, nta bushyuhe, nta n'ubukonje, bese birari nta n'ubukonje rwose. Biriwe bimeze bite cyangwa se BDG? Ya bimeze neza, ngira ngo nubwo bakabeho gahara ariko turi muri mood twiteguye kubaha inkuru nkuko bikwiye. Uyu munsi rero nkuko twabasezanyije ko tuzajya tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, nuko ibiba bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ibiba bigenda bizenguruka hirya no hino, ni bake babasha kuba bafite wenda radio ku buryo bashobora gukurikiranira amakuru ku gihe, ariko hari byinshi bajya bavuga ngo icyambere n'amakuru, icyambere n'amakuru. Rero turaza no kuza kubagerera hariya mu karere ka Rwamagana nkuko mwabibonye, ni inkuru y'akababaro turi bwaze kubagezaho y'umwana muto cyane hariya mu karere ka Rwamagana wakoze impanuka, mbese ku itariki ya 8 akaba yitabye Imana mu buryo butunguranye. Yakoze impanuka aho Scania yagize iki? Scania yakandagiye umwana umunyeshuri wiga kuri Excel Bilingual School avuye ku ishuri nimugoroba. Urumva rero nagahinda kuba watumye umwana ku ishuri akajya ku ishuri akagenda akiga agasoza amasomo, yagaruka ugasanga byagenze bite, ugasanga akoze impanuka ntageze mu rugo. Ni igihombo ku babyeyi, ni igihombo ku gihugu, bikaba n'igihombo muri rusange ku baturarwanda. Twageze nk'abanyamakuru ba Buganza TV, wari umubabaro, karagahinda gakomeye cyane kandi kumvikanaga kandi kanagaragara ku mubyeyi wese cyangwa umuntu wese ufite ubuzima. Ni inkuru y'incamugongo rero ku banyarwanda muri rusange. Imana imutuza heza kandi ikomeze imuhe iruhuko ridashira, kandi ababyeyi nabo ibahe kwihangana no gukomera muri bino bihe cyane. Yes, reka rero inkuru yacu tuyihere ahangaha, tuyive imuzingo, tubereke byinshi bigiye bitandukanye kuri aya makuru. Nuko rero ahangaha nkuko iyi nkuru tuyikesha igihe.com, nuko filimi twakunze cyane ngira ngo yasakaye ku isi hose, sibyo?
ni filimi yasakaye ku isi hose, ni filimi yaciye ibintu bigacika nk'uko mwagiye mubibona abanyarwanda, abantu bo hanze. Nyine ari filimi, hari n'amacalenji menshi bagiye bayikorera. Ni iriya filimi bita Squid Game, cyangwa Squid Game, sinzi niba uyiziho Biri. Squid Game ndayizi. Iyi Squid Game ni filime yakinnye n'abantu 456 bafite amadeni menshi, ndetse bakajyanwa ahantu habonyine kugira ngo babashe kugira ngo babone amadeni yo kwishyura. Nyine none bafite amadeni menshi, ariko kugira ngo babone amafaranga bishyura amadeni yabo. Ni filimi rero yaba haramaje gusohoka season 2. Rero hakaba hategerejwe, nk'uko iyi nkuru yagiye itangazwa cyane, nuko iyi nkuru ivuga yuko hagiye gusohoka season ya 3, ari nayo season ya nyuma. Iyi season ya 3 yo izaba ari mwoto kabisa. Abantu benshi barayitegereje, bategereje kureba ikizavamo. Ntabwo byoroshye, kandi koko nawe wayitegereza. Iyi game irarenze. Nuvuga ngo rero iyi filimi bita Squid Game ni filimi y'imikino, muri make yari imikino, ariko ikaba ari imikino imeze nkaho ari imikino y'urupfu. Iyi filimi rero Korea yayishyize hanze mu mwaka w'ibihumbi 2021, nk'uko igice cyayo cya mbere cyagiye hanze cyabigaragaza. Rero uyu munsi wa none bakaba batangaje neza yuko hagiye gusohoka igice cyayo cya 3, cyangwa se season yayo ya 3 izasohoka ku itariki 27 Kamena 2025, ikaba izaca kuri Netflix. nk'uko tumenyereye yuko Netflix ari website cyangwa se ari uruganda rubasha kuba rwagura, ari televiziyo ibasha kuba yagura amafilime agiye atandukanye. Niko bimeze rero. nk'uko mubyumvise muri iki gice cya 3 cy'iyi filime, umukinnyi Seong Gi-hoon nimero 456 agaruka muri iyi mikino y'amaraso atabishaka, nyuma y'uko umugambi we wo kuyihagarika wanze. Agaragara yikanguye ari mu isanduku, azengurutswe n'abarinzi bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko asubijwe mu mukino ku ngufu. Urabona ino filimi ni filimi yakoranywe ubuhanga bwinshi, sinzi nk'uko muri kubibona. Ni filimi yakinaga n'amarangamutima y'abanyarwanda cyangwa se y'abatuye isi muri rusange. Kuko iriya filimi ni filimi twabashije kuba twakurikirana, uvuga ati sindi bwahombe agace na kamwe. Ni filimi y'amaraso, ni filimi ikomeye cyane, iteye n'ubwoba, cyangwa iteye n'amacenga, cyangwa iteye n'ubushishozi bukomeye cyane, kugira ngo urebe ukuntu umuntu yikura muri iyi game. Ni ukuvuga ngo rero iyi game cyangwa se iyi filimi uko bari barayipanze, ni filimi yari yarapanzwe yuko igomba gukinwa game, kandi izo game cyangwa se utwo dukino tukaba twari udukino tw'iki, twari udukino tumwe tw'abana ubona nyine umuntu yasuzugura, nk'amabigibigi, nk'umuntu avuze ati mugiye gukina tiyare, cyangwa se mugiye gukina hari ukuntu bajyaga bagafata nk'akabuye bakajya bagatera hejuru, bakajya baraha utubuye wenda 5 baducisha mu ntuza mu kiganza, mu ntoki, badusama akagacishaho. Urumva turiya dukino bakinaga, umuntu akakubwiye kuko agakinnye kera ubumva ari agakino koroshye. Niyo mpamvu rero n'abano bakinnyi bakinnye muri ino filimi, ni uvuga ngo wari wateguye uno mukino, ni uvuga ngo uno mukino babaga bateguye, na nyiri kuwutegura cyangwa se nyiri kuwutegura yabaga ari muri abo bakinnyi, kugira ngo abanze ajye kubaneka, anabatere motivasiyo yo kumva yuko bagomba gutsindira amafaranga. Ayo mafaranga bagombaga gutsindira yabaga ari ayo kuzagenda bakagira iki, bagakemura ibibazo baga bafite hanze. Kuko umuntu wese, pay attention, ni uvuga ngo umuntu wese wagaragaye muri ino filimi ni uwabaga afite amadeni menshi atabashaga kwishyura, akisanga rero yisanze muri uno mukino. Rero nk'uko uno mukino wagiye ubigaragaza, nuko byagaragara ko uyu nimero 456 nabwo mu gice cya mbere cyangwa se muri season ya mbere yaje kwisanga muri uno mukino. Mu kuwisangamo rero yaje kugira iki, yaje kuwutsinda. Abantu 455 bose bahasize ubuzima muri uriya mukino, we
ari nawe nimero ya nyuma agira iki atsindiye igemu ariko yavuyemo yararwaye teroma ameze nkaho yihebye kuko n'ayo mafaranga nta kintu yamumariye ahubwo yagiye akoresha iki ayakoresha iperereza y'ukuntu azamenya umuntu wateguye uwo mukino kuko buri wese yasangaga ahantu hagize iki ahantu atigeze amenya atekereza cyangwa yifuza ahantu atigeze yifuza rero ibyo ngibyo rero byaje kumusanga byaje kumugeza twihuseho gatoya byaje kumugeza muri iyi season ya kabiri agiye kubahiga abakurikirana nawe baramushimuta biza kurangira yisanze muri iyo game nanone yisanze muri wa mukino season yindi rero nabwo byaje kurangira bikomeye cyane yananiwe yafungiranwe muri wa mukino ahubwo yabuze amakuru yose y'uwayiteguye kuko uwari wateguye uwo mukino yaje kuba inshuti ye magara uburyo yavugaga ngo ibi byose udukino anigisha abantu yuko kuko we yari yaciye mu mikino ya mbere yose arayitsinda abo yari yisanganye nabo mu gice cya kangahe cya kabiri nuko yagendaga baburira babwira ati hagiye gukurikiraho uyu noneho yavuga ngo hagiye gukurikiraho uyu bosi nyiri gutegura imikino akamenya ko bawumenye akawuhindura bikarangira uhitanye benshi urumva rero ni umukino uteguranye wari uw'amaraso niyo mpamvu bavuga ngo ni uw'amaraso bo rero bakaba batangaje yuko ku itariki 27 Kamena 2025 hagiye gusohoka igice cyayo cya gatatu binagaragaza yuko ari nacyo kizagira iki kizasoza iki gice cyazo kizasoza iyi filimi nicyo kindi ubivugaho reka tumenyeshe abantu badukurikiye ko iyi season ya gatatu isoza inkuru ya Squid Game yanditswe na Hong Dong-hook akaba yaratangaje ko iyi ariyo nayo izarangiza iyi filime mubimenye rwose ko niyo ya nyuma nta yindi izasohoka yes nkuko rero dusoreje kuri no nkuru murumva yuko ni amatsiko baba bateye kandi murabizi ko filimi iba iryoshye cyane igurwa na Netflix ari naho ibasha gutambuka natwe ikazatugera isobanuwe n'abasobanuzi cyangwa se umuntu akabasha kuyireba idasobanuye kuri website yiguriye filimi yiwe reka rero tuve hariya muri Korea tunyarukire hehe tunyarukire muri Amerika yes muri Amerika rero tugiye kugaruka ku cyamamare Jay-Z rero ni umunyamuzika ukomeye cyane akaba n'umushoramari nk'uko tusanzwe tumuzi ari umuraperi ukomeye hariya cyane ku mugabane wa Amerika rero biravugwa yuko Jay-Z yahombejwe akayabo ka miliyoni 190 z'amadolari mu kirego cyo gusambanya umwana w'imyaka 13 ibyo byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000 ariko ibyo byose bikaba byaramuhaye igihombo gikomeye cyane kigera kuri miliyoni 190 z'amadolari urumva tuyashyize mu manyarwanda narenga miliyoni 269 urabivugaho iki nkuko iyi nkuru turi gukomeza kwikesha igihe ibi bintu ntabwo byoroshye kandi koko nanjye ndi Jay-Z natanga ikirego kuko bivuga ko uwo mugore wahawe aya mazina yitwa Jane Doe mu rukiko ikirego byaje kugaragara yuko kidafite ishingiro muri Gashyantare 2025 kubera kubura ibimenyetso bifatika yari yashinje Jay-Z na Didi afungiwe ibyaha byo gufata abagore ku ngufu kumusambanya mu birori bya MTV Video Music Award byabaye mu bihumbi 2000 ariko baje gusanga nta bimenyetso biba ngombwa yuko byateshwa agaciro ibyo byose rero nkuko ibyo byose babiri guteshwa agaciro ni ukuvuga ngo nyuma yuko bakoze bamushinjije iki kirego ubundi mbere uyu mugore yagiye ajya kurega avuga ati umuntu bita Didi yankoreye yarampohoteye muri MTV Video Music Award yarampohoteye amaje kumpohotera ariko ampohotera ari kumwe n'undi mugabo yego uwo mugabo rero ntago yari ataramugaragaza neza ngavuge izina ry'uwo muntu urumva ni ibintu nyine hariya iyo bamaje kubona ko ugwije agafaranga bamaje kubona yuko ufite amafaranga uri icyamamare umuntu wese ashobora kubyuriraho akabasha kuba yaguharasinga kugira ngo abashe kugira iki kugusenya muri rusange hari n'igihe nawe bashaka kugira ngo amenyekane yubake izina bamumenye noneho akavuga ngo nimvuga umusitari cyangwa ikirangirire nanjye barahera ko bamenye bavuge ngo watinyutse kuvuga Jay-Z ni muntu gane ni muntu ki bigatuma rero nawe kugerageza kuvuga Jay-Z nk'umusitari
ya Jay-Z yavuze ko ibyo Bezbi yakoze byose byari bigamije kumwangiriza izina bigatuma abantu bamwumva nk'ufite imyitwarire mibi ndetse bikaba yaragamije no gutuma abantu ndetse bagenda atakaza uburyo yari afite bw'ubucuruzi bwe ngo kugira ngo bugende busubira inyuma. Byose biri mu bintu byatumye uyu mukobwa amurega kugira ngo agende asubira inyuma, yaba mu bucuruzi bwe, kumwangiriza izina ndetse no kumutakariza icyizere ndetse mu bantu no muri bizinesi ye. Yes, rero uyu mugore utari waramenyekanye cyangwa utari waravuzwe amazina ye, yaje guhabwa amazina ya John Doe. John Doe rero amaje guhabwa aya mazina yagaragaje yuko ku itariki ya 8 yaje kugaragaza yuko umuntu wari warafatanyije n'umuntu bita Didi muri cya gitaramo cyangwa se muri rya murika music video music award, muri za award bari batangaje, sibyo? We yagiye asubira mu rukiko agaragaza umuntu bita Jay-Z ko nawe ari wa mugabo wa kabiri wafatanyije na Didi kumuhohotera. Ibyo rero byagize iki? Ibyo byaje gutuma umuntu bita Jay-Z afata icyemezo. Afashe icyemezo rero kivuga ngo iki? Ukwakira mu mwaka w'2000 nibwo uwo mugore yagiye mu rukiko atangaza yuko umuntu bita Didi ndetse n'undi mugabo w'icyamamare bamuhohoteye mu birori bya MTV Video Award. Ibyo byose rero bikaba byaragaragaye yuko yagiye mu rukiko arabashinja. Ariko ku itariki ya 8 Ukuboza muri uwo mwaka cyangwa se muri uwo mwaka w'2000 nibwo yongeye asubira gutanga ikirego agaragaza yuko icyamamare kindi yavuze hirya mu kirego cya mbere mu mwaka w'2000 mu kwezi kwa 10 yaje kugaragaza yuko icyo cyamamare kindi cyangwa se wa mugabo w'icyamamare wundi ari umuntu bita Jay-Z. Umva Jay-Z nawe babimufasheho. Nta kundi nyine abagabo nuko babayeho. Iyo ukiri mu isi kandi urimo gukora cyane ntabwo ubura ibintu bikurwanya ari byinshi, kuko biragaragara iki kirego kikijya hanze. Jay-Z nawe akimara kubimenya yacyamaganiye kure avuga yuko atari byo, ko yiteguye kugaragaza ko ari umwere. Mu kwezi kwa gatatu rero nibwo yatanze ikirego avuga ko uwo mugore wahawe izina rya John Doe ibyo agaragaza ashaka kugira ngo amurege atari byo, kandi ibyo agamije ari ukugira ngo asenye izina rye, anagira iki, amwake n'amafaranga, kuko ari umugabo wa business, ni umugabo w'umunyamuzika w'icyamamare. Urumva kuba yagiye kuregwa n'umugore uciriritse nuko yaragamije kuba yamwangiza izina, cyangwa se icya kabiri kikaba ari iki, ari ukumwaka amafaranga. Ariko biranumvikana kandi kuko n'umuntu wese abitekereje dushize muri analize, niyihe mpamvu se atabashije kumuvuga mbere, yamugize ibanga mbere acyumva wenda yuko byamugwa amahoro cyangwa uko byamugwa neza. Ariko ukarushaho gutekereza ku buzima bwe no gutekereza Jay-Z aramutse atsinzwe amafaranga yabona ku mugore wenda ubuzima bwe bwahinduka, abajyanama bamwegera cyangwa bamusunikaga bamwegera bashaka kumwereka uburyo nawe yahita akira aramutse atanze ikirego kandi agatsinda Jay-Z. Yego. Rero nkuko uyu Jay-Z yahise ajya gutanga ikirego, ajya kurega uyu bita Tony Busby, amugaragaza yuko yaragamije kugira ngo murya amafaranga nabashe kumuharasinga izina rye. Nuko Tony Busby nawe yahise agira iki, avuga ati Jay-Z nta mpamvu afite yo kumurega, kubera ko ibyo yakoze cyangwa se uburyo yagiye kunganira muri ya mugore byemewe n'itegeko, uburyo ki afite ububasha bwose n'uburenganzira bwo kujya kuburanira umukiriya we, agomba kumushinjura. Ibyo rero nuko biri kugaragaza yuko Jay-Z ari gukoresha ibijyanye n'izina afite ndetse n'amafaranga kugira ngo abashe kujya gufatanya n'itangazamakuru ngo acecekeshe ukuri kwa nyako kuvugwa kuri Jay-Z. Ariyo mpamvu yagize iki, yafuze ati ibi bintu sibyo, ni ibiki, barimo barandengana, barimo barabasha kugira ngo banyaka amafaranga. Ibyo byose rero uyu nguyu umushinjacyaha nawe yavuze ati ibyo nakoze ni ukuri 100% kuko mfite uburenganzira 100% bwo kujya kugira iki, kunganira umukiriya wanjye.
ndagira ngo mbabwire ko nimugafata umuntu nge ibyo Tony Besby avuga nibyo nge ndabyemera kuko buriya iyo uri mu kazi nge ntago waza umbwira ngo urashaka ko dushinja umuntu icyaha nge mbyange kandi gushaka amafaranga ese ubundi hari amategeko abihana n'uwo nguwo waburaniye nuza nawe waburanira nuza Jay-Z nawe umuhaye kugira ngo aze ashinje umuntu icyaha yakimushinja rero niyo mpamvu ako ni akazi rero urumva bagomba kureba akazi byanga bikunze kabe kabi cyangwa se kabe keza aragakora byanga bikunze gushinja cyangwa se gushinjura arabikora byose aba bantu bashinja ndetse n'abashinjura byose barabikora byose barabikora mu mategeko n'ubundi cyangwa mu rukiko mu butabera ntabwo hatsinda umuntu ufite ukuri ahubwo hatsinda ibimenyetso niyo mpamvu rero uriya mugore yaje gutsindwa agatsindwa kubera ko atari afite ibimenyetso umuntu bita Didi ndetse n'umuntu bita Jay-Z bagatsinda ariko kubera ko muri uko kubikurikirana ibintu bikwituyeho byaje kugaragara yuko umuntu bita Jay-Z yaje kuhahombera akayabo ka miliyoni 190 z'amadolari urumva rero ibi byose rero kugira ngo asubire ajye arega uyu mucamanza cyangwa se uyu mushinjacyaha ni ukuvuga ngo kugira ngo ajye kumurega ntabwo ari umucamanza kugira ajye kurega uyu mushinjacyaha nuko yagaragaje yuko atari uko akeneye impozamarira ntabwo yarakeneye amafaranga yarakeneye iki yarakeneye kugaragaza cyangwa gutanga isomo ku mushinjacyaha cyangwa ku banyamategeko bose kugira ngo bazajye bakora ibintu by'ukuri cyangwa ibintu bafite ibimenyetso ikindi isomo yavuze yashakaga gutanga ni ukugira ngo umunyafurika wese ufite izina rikomeye umwirabura wese ufite izina rikomeye ajye akora ndetse agira ngo abwire nk'uko bigaragazwa nuko icyo yari agamije ari ukugira iki ari ukugira ngo abashe kuba yatanga isomo kubunganira amategeko cyangwa se ku bashinjacyaha abanyamategeko yuko bajya bakora ibintu bafite ibimenyetso kandi babashe kuba bagira iki bakora ibintu bya kinyamwuga batagamije gusenya izina cyangwa se ngo bakore iki babashe kwangiza izina ry'ibyamamare cyane cyane bavuga ati by'umwihariko izina rigaragara cyane cyane ku birabura bafite amazina akomeye ngo babashe kujya kwangiza amazina yabo ibyo ni ryo somo yagiraga iki yagira ngo atange ariyo mpamvu yavuze ati nubwo bankoze ibi bintu byose nkatakaza aka kayabo nanjye sinarekera aho ngaho reka nshore urubanza cyangwa se nshore ikirego kugira ngo babashe kumenya ukuri kose ko hari igihe buri wese azajya ahaguruka akabyuka avuga ati reka njye gushinja iki cyamamare reka mpagaruke njye gushinja iki cyamamare urumva rero ni ibintu biba bikomeye cyane ni ibintu biba bitavugwaho kimwe n'abandi hirya no hino ngira ngo ndumva iyi nkuru twayicumbikishiriza ahangaha tukava ku mugabane wa Amerika tukagarukira hano iwacu mu Rwanda biravuga iki mu Rwanda harimo haravuga iki BDG mu Rwanda amakuru yo mu Rwanda mashya agezweho biravuga ko The Ben na Kevin Kade ndetse na Chris Easy bashyize umucyo ku byavugwaga ko bashishuye indirimbo ya Makanyaga Abdul aya magambo baba barakoresheje muri iyi ndirimbo akaba ari umutima mwiza aya magambo aba bahanzi basubiyemo ni ayo mu ndirimbo hashize iminsi ya Makanyaga Abdul nk'uko rero tumenyereye yuko uriya musaza Makanyaga Abdul kandi aho ari hose tumugati respect baraba barakoze ibigwi bikomeye cyane ariyo mpamvu ubona abahanzi njyango sinzi niba twabivugamo aka kantu twashyiramo tuvuga ko abahanzi b'iyi minsi menye amagambo yarabashiranye basigaye bajya kwiyambaza n'amagambo ya kera cyangwa se ayo mu ndirimbo za kera ariko ikigaragara mu ndirimbo za kera habaga harimo amagambo y'ubwenge kandi dufite amahirwe n'umugisha yuko babasaza cyangwa bamwe muri bo bagihari kandi burya baravuga ngo abasaza ni inzu y'ibitabo niyo mpamvu rero nka The Ben kuba yegera Makanyaga Abdul bagakorana indirimbo biba ari ibintu bishimishije cyane rero mu rwego rwo gusubiza abari bamaze iminsi bibaza iki kibazo nuko aba bahanzi basohoye amashusho ndetse bagasohora indirimbo irimo amashusho harimo umuntu bita Makanyaga Abdul ari kubacurangira na gitari yabacurangiraga indirimbo yabo bari barimo gukora yitwa Fromiyana
ni indirimbo nshya ya The Ben, Kevin Kade ndetse na Chris Easy. Iyi ndirimbo rero Umwana ntago yasohotse ahubwo igiye gusohoka mu minsi iri imbere bitewe nuko iyi ndirimbo izasohoka yaba ikijyanye n'amajwi cyangwa se gufata audio ndetse no gufata amashusho yayo bikaba byaramaje kugira iki kurangira, byaratunganyijwe. Ariko rero hakaba harasigaye aho abantu cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga bati ese kubera iki abantu b'abahanzi b'abasitari bifata bagakora bagashishura indirimbo y'umusaza, ese bimeze bite, ibi bintu bihagaze bite? Umuntu rero bita Junior Giti, ari we ureberera inyungu umuntu bita Kirisizi, yaje kuvuga ati ibi byose muri kuvuga ntago ndi bwaze kubabwira ngo ibi bimeze gutya ahubwo nuko ibi byose twakoze twumvikanye n'umusaza. kandi yaravuze ngo usibye no kumvikana n'umusaza, Makanyaga Abdul ni umwe mu bacuranze gitari muri iyo ndirimbo. Ibyo byose, iyo repetition, iyo myitozo, iyo miteguro yose Makanyaga Abdul yabaga arimo ari uri gucuranga kandi nta kibazo bifiteho. Niko Junior Giti yabivuze. Umuntu rero bita Kirisiza ari nawe waririmbye muri ino ndirimbo bita Umwana, yatangarije ikinyamakuru Igihe akibwira ko basobanukiwe neza uburenganzira bwabo ku buryo batari gukora ikosa nk'iryo ngiryo ngo bakoresha amagambo ya Makanyaga Abdul batamusabye uburenganzira. Nibyo kandi koko birakwiriye, ntago abahanzi nk'aba usibye nabo n'abari kuvuka cyangwa bari kuzamuka babandi bitwa underground, ndumva kiri ko bakibita, nabo ayo makuru baba bayafite, nta ushobora gukoresha amagambo y'undi muhanzi atabimusabiye uburenganzira. Nkuko babivuze n'abahanzi bakuru kandi barasobanutse, dukurikije imyaka nka The Ben amaze mu muziki ntagashobora gukora ikosa nka ririya. Rero ku rundi ruhande ntago Junior Giti ari we ureberera cyangwa se manager wa Kirisizi ureberera inyungu ziwe, ntago yigeze agaragaza niba hari ikiguzi runaka yigeze aha umuntu bita Makanyaga Abdul kugira ngo aze abafashe cyangwa se abahe kopi kuri ayo magambo. Gusa icyo bagaragaza nuko bari bakeneye gukoresha uyu musaza, dore ko bari bakeneyemo no kuba bacurangirwa kandi uriya musaza ni narabibonye mu bijyanye na gitari. Rero bikaba bigaragaza yuko ibi byose baba barabikoze babiganiriyeho, batangariza abaturage cyangwa se aba audience cyangwa se abafana bakurikiranye indirimbo za All Stars cyangwa se z'abahanzi yuko bakura amerwe mu isaho, yuko ibyo baba bakoze babitekejeho kandi babisabiye uburenganzira. Ari nayo mpamvu iyi ndirimbo rwose nta kabuza igomba gusohoka kandi nta kizayihagarika kuba yasohoka. Wenda tuvuga ngo wenda Makanyaga Abdul azabarega ibi kuko nawe agaragara muri ayo mashusho. Yes, abastari bacu cyangwa abahanzi bacu ubwo twababwira ngo courage, mushyiremo imbaraga kandi dutegereje iyo ndirimbo nziza, amashusho, amajwi meza n'injyana nziza, maze natwe twiteguye kukacinya bugacya. Mu gusoza amakuru yacu rero reka tunyarukire ku nkuru y'akababaro nk'uko twari twabivuze mu ncamake zacu z'aya makuru, nuko umwana mutoya ku munsi w'ejo yakoze impanuka ikomeye cyane aho yagonzwe na sikaniya. Uyu mwana yitwaga ngo iki Maurice? Nibyo koko ku mugoroba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025 ni hari mu mugoroba umwana avuye ku ishuri, ni umwana wigaga kuri Excel Bilingual School hano Rwamagana. Umwana witwa Gisaking Bertin, ubwo yakoraga impanuka sikani ikamugonga agahita ahasiga ubuzima. Yari umwana muto cyane w'imyaka 6 washenguye imitima y'abanyarwanda muri rusange. Abantu bashavuye cyane, nanjye ubwanjye mfite umubabaro, mfite n'agahinda gakomeye cyane kuko nahigereye mbona buryo numva ibigwi by'uwo mwana, sanga yari imbaraga z'itorero kandi yari imbaraga z'igihugu, yari imbaraga z'isi muri rusange. Yari afite ubwenge butangaje. Uyu mwana rero kaba yari afite imyaka 6, kaba yari umwana w'umuhanga, umwana wabaga uwa mbere ndetse ari umwana wisanzuraga n'abandi bana bagiye batandukanye. Rero ubwo yatahaga yageze mu muhanda hafi y'iwabo cyangwa se hariya kuri Nirake, hariya kuri Uno station, kuri station ya Uno, nibwo yaje kugira iki gutakaza agacupa mu gihe agakurikiranye kaguye mu muhanda agiye kugatora. Byagenze bite? Imodoka ya Scania yahise imukandagira
ubwo ubuzima bwe buburangiriye aho. rero imana imwakire mu bayo rwose ni agahinda gakomeye cyane abo mu muryango we cyangwa se nyina we biragoye kubyakira umwana nk'uwo nguwo kubura imbaraga z'ejo hazaza ni ibintu bibabaje cyane ni ibi bintu wumva nyine ko bikomeye cyane kubyakira ariko twese twaremwe n'imana kandi buriya imana yamwisubije akomeze agire iruhuko ridashira kandi imana imutuze aheza. Dukomeje kwihanganisha kandi Excel Bilingual School, twihanganishije umuryango wa Gisa King Bertin kandi twihanganishije ababyeyi barerera muri Excel Bilingual School, twihanganishije n'abana biganaga muri classe ndetse Peter n'umukobwa wanjye niwe bicaranaga rwose ndi kumuba hafi bikomeye kwihangana byagoranye ntabwo byoroshye mukomeze mwihangane rero imana imutuza heza. Reka rero amakuru yacu turacumbikishiza aha ngaha mwari kumwe nanjye P wanyu na MC Maurice na BGD alright reka rero ducumbikishize aha ngaha.